Entertainment. Uyu munsi tugiye kwereka ukuntu ushobora kugarura amafoto n'amavideo byose wasibye kuri telefone yawe ku buryo bworoshye cyane kandi bwihuse. Tuguhaye ikaze. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe kugira ngo ujye ubona utuntu tw'ubwenge n'ibindi biganiro byinshi byiza tugenda dushyiraho abantu benshi bakurikira kandi by'ingirakamaro. Niba utarakanda subscribe hano kuri Mr. Sam Entertainment, uyu niwo mwanya. Mu kantu gato ngiye kubabwira, bitewe nuko twatangiye twitwa Mukire TV, hari abantu benshi bajya badusacinga ntibatubone, ariko ubu ngubu ushobora kujya muri search yawe ukandikaho ngo Mukire TV mu Kinyarwanda, hanyuma ugahita utubona Mr. Sam Entertainment. Ubwo ni bwo buryo bworoshye ushobora kutubona. Nk'abantu bari bafite icyo kibazo, uko niko bashobora kutubona mu buryo bworoshye. Ni ukwandika Mukire TV, uhita ubona YouTube channel yacu Mr. Sam Entertainment. Tudatinze rero, reka nkwereke ukuntu ushobora kugarura amafoto n'amavideo yose wasibye. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite amavideo n'amafoto ukaba warabisibye ariko ukongera kubikenera, ariko mu kubikenera ukabona ntubibone bitewe n'uko nyine warabisibye. Tugiye kukwereka rero ukuntu ushobora kongera kubigarura byose uko byakabaye. Uzajya kuri Google Play Store downloading application yitwa Dumpster. Uzajya kuri Google Play Store murayizi, downloading application yitwa Dumpster. Dore ngiyi ahangaha turayibona, Dumpster. Hanyuma numara kuyidownloadinga uzayiinstalla muri telefone yawe. Icyo gihe nyine umaze kuyinstalla kuri Google Play Store, ubona ko twe turayifite, turayifungura. Iyi bahita Dumpster. Iyi application igufasha kugarura ibintu byose by'amafoto n'amavideo n'ama-audio byose wari warasibye. Iyi application iragufasha cyane kabisa ku buryo bworoshye. Iyo ugeze ahangaha rero urabona ngo amafoto, image, video, audio. Ahangaha ni ku mafoto. Urabona hano handitse ngo large, medium na icon. Nukuvuga ngo ushobora kubona amafoto manini, ari medium n'amato cyane. Akandi ko bishatse kuvuga. Hanyuma amafoto yose urabona ko turayafite, ayo twari twarasibye yose bitawongera kuyabona ku buryo bwihuse cyane. Amafoto yose kabisa uhita uyabona wari warasibye ku buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo amafoto twari dufite, twari twarasibye, ari nayo usanganyweho. Hano ni amafoto menshi cyane, barayakwereka yose, ugayo ushaka uhita wongera kuyatunga kuri phone yawe ku buryo bwihuse cyane. Hanyuma iyo ari amavideo uzaza ukore hano kuri video. Ni ukuvuga ngo deja n'amafoto, umubare w'amafoto nasibye cyangwa se ayo nigeze gutunga yose ni 1132. Kugira ngo murayabona neza, ni 1132, amavideo 438 n'ama-audio 22. Ibi byo bintu mfite cyangwa se nigeze kugira. Harimo ibyo mfite, byo nkifite ubu ngubu, n'ibyo nasibye. Byose ahangaha bagenda babishyiraho babikwereka. Hanyuma rero wowe uhitamo. Urabona ko nk'ahangaha hari video. Aya yose ni amavideo, ayo nagiye nsiba, ayo mfite ubu ngubu. Aya yose ni amavideo. Yose ni amavideo, ayo natunze nayo nkifite ubu ngubu.
hanyuma kandi kantu ngira ngo mbereke, turajya no kuri audio. Aya ni ama audio, aya ni ama audio yose. Ushatse uraplayinga nyine audio ikagaruka, ariko hari akantu gatoya bisaba kugira ngo niba ari ifoto niba ari video wongere uyitunge muri storage ya telefone yawe. Ako kantu gasaba internet kugira ngo wongere uyitunge neza uko yakabaye, uko wari uyifite, uko wari uyisanganywe muri phone yawe. Urugero, reka tujye nko ku mafoto. Niba dushaka kudownloadinga wenda ni urugero nk'iyi foto nk'iyi ngiyi, niba ushaka kongera kuyitunga, ni urugero kadukora hano kuri restore. Ushaka kongera kuyitunga kuri telefone yawe muri storage, biragusaba iki? Ngo deep scanning recovery is premium features. Hano batangiye kuzanamo ibintu ngo byo kwishyura niki. Dore hano hasi yanditseho ngo one time payment $. Kuvuga ngo hano bisaba kuba ufite internet. Deje urabona ko bavuze ko nta internet dufite. Ahangaha rero ushobora kuza ugakora ahangaha kuri special, get special price. Ni kubiciro, nubwo ngo ugiye kubigarura ibyinshi bisaba ko wishyura, ariko nk'amafoto uhita ufata screenshot kongera ukajya kuyeditinga. Ubona uburyo bworoshye ushobora guhita uyagarura. Ibindi birenze ahangaha turagenda tubibasobanuriraho mu minsi iri imbere. Turacyakora ubushakashatsi ku buryo ushobora kubona ibyo bintu byose utishyuye, ariko ahangaha bakwereka ibyo wari ufite byose. Ni ukuvuga ngo nk'iyi foto ushaka kuyitunga, ni urugero, bitagusabye kuyidownloadinga, ushobora gufata screenshot ukayitunga muri nka screenshot. Ni ibintu byoroshye cyane. Nizere ko kano kantu rero mwagasobanukiwe, nizere ko mwagasobanukiwe kabisa. Kandi tubashimiye mwese mugenda muduha ibitekerezo, bituma dukora cyane. Abantu batwandikira ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye kuri video twakoraho, turabashimiye cyane. Kandi n'abakoze subscribe bose turabashimiye. Aho niba utarakanda subscribe, uyu niwo mwanya wo gukora subscribe. Ndacyabasobanurira kano kantu kuko ni ubwenge cyane. All document. Muri make, niba ushaka kugarura amafoto n'amavideo yose wakoze, uzajya kuri Google Play Store wandike ngo Dumpster, uhita uyidownloadinga. Ni application izagufasha kugarura amafoto, amavideo, ama audio byose wari ufite. Muri make intego nyamukuru ni iyi ngiyi twari tugamije, kugira ngo twaberetse neza ukuntu amafoto yose uyabona n'amavideo. Ariko hari akantu gato nshaka kuzagarukaho muri video ziri imbere. Ngira ngo ukore subscribe kugira ngo iyo video uzaye tuyibona, kugira ngo usubirane amafoto n'amavideo wari ufite yose uko yakabaye neza. Ako kantu bisaba muri buno buryo bujyanye no kwishyura, kuko niba bavuga ngo hari ukuntu wishyura, bino ntago byaba ari ngombwa cyane. Urugero tujye nka kuri watch and add or get unlimited restore. Ahangaha batangiye kuzanamo ibintu bijyanye no kwishyura
aka kantu kabisa nizere ko udukurikiye mu minsi iri imbere tuzahaza tukagusobanurira neza ku buryo burambuye, ariko muri make icyo wasigarana ni uko ahangaha video zose uba uzibona, video zose uba ufite zose uba waratunze kuri phone yawe uba uzibona, ariko kano kantu kajyanye no kwishyura kugira ngo ube wakongera gutunga iyo video neza niko nshaka kuzagaruka mbasobanuriraho neza. Turagushimira.